munyikirize haleluya. Agakiza n'umwarimu mwiza, n'umwigisha mwiza, agakiza kakujyana mu shop kugura imyenda wowe wijyanye ujyanye nako, kakakwereka amahitamo, kakakubwira ngo ibi ni by'abana b'Imana, ibi ni by'abana b'isi. Ibyo nibigombera protokole ngo mujyane ngo urabona ngo ubuse ngo ubu nakambarangije ipiresha gute, ngo ubuse ngo hejuru ibyo ni imbaraga z'agakiza zibitoza. Amen. Uyu munsi hari igihe bibiha, uyu munsi agakiza ukagashomerana, ubwo ntibibishye. Hari igihe bibiha agakiza ukakabamo ugatinda kubona umugore, ubwo ntibibishye mw'isi y'umubiri. Hari igihe bibiha ugakenana agakiza ugakodesha inzu 30, 40, Imana ireba. Hari igihe agakiza gatuma ubuzima tubayemo utaturyohera none, ariko icyiza cyako umunezero wako nturi none. Iyo uri mu muhamagaro wemera ingaruka zawo, kuko ijwi ryaguhamagaye ringana n'imbaraga zizakurindira mu muhamagaro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro muri Kristo. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga, ndi umukobwa. Ndashima Imana ko inyemereye guhagarara imbere y'iteraniro. Nari maze igihe kitari gito, nari maze iminsi rwose ntabahagarara hano imbere. Turashima umwuka wera wabikoze akaturarika anyuze mu bayobozi b'itorero. Imana ibaha umugisha abayobozi, mwagize neza kudutekereza. Imana ibaha umugisha. Dusabiye umugisha baje mu nzu y'Imana gutarama uyu munsi. Ni umunsi umenyerewe, ariko umenyerewe nyine nk'umunsi w'itorero, ntumenyerewe ku bwawe. Imana ikurinda amajya n'amaza kugira ngo uze gutarama n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana yagize neza rero kubarinda, nanjye kandinda. Umwami ahabwa icyubahiro. Reka dusome amagambo y'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, maze iminsi mbizi ko nzaza. Twagize igihe cyo gusenga no kubaza icyo Umwuka Wera ashaka kuganira namwe uyu munsi. Reka twumve icyo Yesu yatanze kugira ngo tuganire n'itorero. Igitabo cya Rusi, igice cya mbere murongo wa 14. Igitabo cya Rusi rimwe 14. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo barongera batera hejuru bararira. Orpa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawo maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingiyingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahamambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Yohana 6, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 murongo wa 65. Yohana 6:65 mu butumwa bwiza.
dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye yuko uri Kristo uwera w'Imana. Amen. Dusome mu rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya kabiri murongo wa 20. Rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya kabiri murongo wa 20. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri murongo wa 20 ni page ya 242 muri izi Bibiliya ntoya. Dusome. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwara abateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranisamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho nibyo uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yiyuhagiye isubiye kwigaragura mu byondo. Imana idufashe. Dusoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, niho turi busoreze igice cya 11 murongo wa 13. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 13. Hanyuma tusobanurire amagambo ko umwuka ashaka. Abaheburayo 11 murongo wa 13. Haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruroga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Murongo wa 15 niwo nagambiriye cyane. Uravuze ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo yo mu ijuru, ari cyo gihugu kirusha kuba cyiza. Bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndirimbe turirimbane namwe niba bishoboka, ababishoboye. Indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha. Turakoresha piano gusa, ko numva na acoustic cyakora, piano na acoustic. Hanyuma tuganira aya magambo numva umwuka wera yashyize muri nge. 41 mu gushimisha. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose, umure hafi mukiza wanjye mwiza. Singitinya intambara bisose wowe umagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora kuyoboka. Singitinya intambara umagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora kuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'igeragezwa n'isi, numva amajwi yanyikinga iteka ngo muveho. Ababisha baranyegera
ijwi ryawe numvise rindutirayo yose inyongorere umutima ngo numvirayo sha orumbwiriza ibyo kuhinyura kandi uhora untegeka haleluya uvuge ngo nanze mvire mureke sinizera hora we orumbwiriza ibyo sengana nanjye isengesho uhora untegeka uvuge ngo nanze mvire mureke sinizera ukiza wasezeranije abagukurikira yukuza bageza mw'ijuru bahoraneyo nawe kandi nanjye nasezeranije uhora ngukorera umfashishe unibambe wera tausha wera kandi nanjye nasezeranije uhora muko haleluya oh umfashishe unibambe wera tausha wera kandi umpe kugera ikirenge mu cyawe muyobora imbaraga zawe zonyine nizo nirikira ujya unyobora iyo nzira yawe iriho muri isi maze uzanyakire ijuru ukiza wanyijije ujya unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri isi maze uzanyakire mw'ijuru mukiza wanyijije basarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inkera abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu aba ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera haleluya basarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inkera aba ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera aba ni bande
bazara bagira n'iteka byose bazambi kwa makambaye. Tuganira aya magambo afite intego ivuga ngo abizeye Kristo bavuye mu isi bavamo. Kwizera Kristo ni imbaraga zigukura mu isi kandi n'isi ikakuvamo. Kumenya Yesu, umuririmbyi yaravuze ngo kumenya umukiza ngo bimbereye umugisha mwinshi ntasobanura. Urukundo rwe ruranyuzuye, ngo umwami ni mwiza, ngo ndumva imbaraga nyazo zibohora. Uku kwizera Yesu ni imbaraga zikorera mu bitekerezo, zikaguformata, zikagukuramo imitekerereze y'isi, zikaguhindura nk'uko ijuru ritekereza. Haleluya. Kwizera Yesu ni imbaraga mvajuru zifata umutima w'umunyabyaha zikawuformata agasigara ari zero mu by'isi, zikamuha gutekereza nka Kristo. Paulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo Imana yarabazuye mukimara kwizera ubutumwa bwiza. Imana yarabazuye ibazurana na Kristo, ibicazanya nawe mu ijuru ahantu h'umwuka. Abo baba mu isi ariko isi ntibabemo. Batekereza bice by'isi, isi bayibonera umwanya muke kuko bafite ahandi hantu baba. Ntago babinaha, bafite ahandi hantu batuye, bafite ikindi kirere bakoreramo, bafite ibindi bintu bumva bitari ibyinaha, bafite ibindi bintu bakora bitari ibyinaha, bafite gutekereza nka Kristo. Munyikirize amen. Yo, munyikirize haleluya. Nari mbakumbuye n'ukuri, nari nkumbuye guhagarara kuri uru ruhimbi. Mwuka wera himbazwe wanzanye. Haleluya. Bitera ubwoba iyo baduhamagaye ngo tuze kubwiriza Nyarugenge, abanza gatitira kumva icyokere. Kubera ko nyine haba n'ahandi hose hadutera ubwoba, ariko hano hakenera izindi mbaraga. Rero umuntu aba yasetse, zamutse imisozi n'ibibaya, wasenze hashoboka n'adashoboka, kugira ngo uze kuvuga ibintu bingana n'ibyo Yesu yakavuze ari ku ruhimbi. Haleluya. Biragoye rero kuvugira umugabo uhibereye, ariko aradushyigikira. Kumuvugira ahibereye ari gukontorora ibintu byose ntago byoroshye, ariko kandi biroroshye mu mwuka biroroshye. Rero aya magambo niyo Yesu yampaye ngo tuze kuganira. Kwizera Kristo kudutandukanya n'isi, kuratugenya no kugenya, kwa kundi batandukanya umwana na nyina, bagakata gutya kwa kundi umwana agasohoka, umubyeyi akabukwe n'umwana akabukwe. Uko niko ubutumwa bwiza bumeze, dutandukanya n'icyaha. Icyaha kimera nk'inyeshyamba kikajya kiza giseseye ku muntu wizeye, ariko ntago umuntu aba umuturanyi wacyo. Haleluya. Kwizera Yesu kudutandukanya, gutekereza ibyo mu isi no kumera nk'abisi. Iri jambo dusomye mu gitabo cya Rusi, ni uyu n'umukobwa umwe mu bakobwa b'ibitangaza babayeho mu isi. Hari abantu njya nsoma muri Bibiliya nkumva nsheshe urumeza, ariko nakibuka ko babaye intwari zo kwizera, nkahita mvuga ngo nanjye nkwiye kugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo turebe ko tuzicarana nabo muri iri juru bicayemo. Haleluya. Munyikirize haleluya. Umukobwa w'umunyamahangakazi uva mu maraso mabi yanduye, amaraso y'abakobwa baryamanye na se, abakobwa ba Loti babiri basindishije se, basambana nawe. Ubwoko bumwe bw'Abamoni, ubundi bw'Abamowa. Abamoni, Abamowa. Uyu mukobwa avuka mu maraso mabi yanduye, igisekuru
giteye iseseme cy'abana b'abakobwa baryamanye na se. Umukobwa w'igitangaza wahishuriwe Yesu mbere yuko Yesu aza, imbaraga imwinjiramo. Haleluya. Agira umugisha aba hafi y'umugore w'umuheburayo kazi uzi Imana, uri mu ngaruka z'uko bahunze bakava i Betelehemu bakajya iwabo ngo bahunze inzara. Betelehemu bisobanura igihugu cy'imitsima. Bavuye mu gihugu cy'imitsima inzara yateye, bagiye iwabo we n'umugabo we n'abahungu be babiri. Agize ibyago uyu Nawomi, umugabo warapfuye, abana be b'abahungu babiri nabo barapfa, ariko bapfa bamusigiye abakazana bo muri iki gihugu kibi gifite amateka mabi, Orpa na Rusi. Babana nawe muri ubwo bupfakazi n'abari abapfakazi, ariko uko ari babiri bagira gutekereza gutandukanye. Twese amen. Ibintu byose bibera mu bitekerezo. Kwizera Kristo bibera mu bitekerezo, kandi nta na rimwe Imana yakuremye ngo uri umuntu uri empty, ubeho gutyo gusa nta kintu kikurimo. Iyo hatakurimo imbaraga z'Imana, haba hari imbaraga z'umwijima zikurimo. Nuko uteye nturi robo, ntabwo uri igisitati kiraho. Oya, hari ubwami bubiri bugukoreramo. Ubwo wahaye agaciro nibwo bugukoresha. Gutekereza kwabwo no kugenda kwabwo, amategeko n'amabwiriza y'umwami wahisemo ni ukuyobora. Iyo muri wowe hatarimo imbaraga y'Imana, haba harimo iyindi imbaraga y'umwijima. Kubera iki? Ntabwo uri Sofiya. Wapi, nayo ifite ukuntu ifotora. Yego. Aba bakobwa babiri babana mu nzu, bafite umugore uzi Imana, abaseriva kimwe, abaganiriza Imana kimwe, nyakimana ihari. Abaje gusenga amen. Umunsi umwe Nawomi ngamenya amakuru ko i Betelehemu inzara yashize. Harabegeranya, harabaganiriza, harabwira abakobwa beza, mwarakoze kwihangana, ntimwansize, mwagumanye nanjye, mwarihanganye. None namenye amakuru ko i Betelehemu inzara yashize, ndashaka kubasezera, mbashimira uburyo mwihangananye nanjye, hanyuma mugume hano. Uwiteka azabaha undi mugisha, azabaha abandi bagabo. Baramubwira Rusi, aramubwira ngo ngewe ntago wansiga, kuko gutekereza kwanjye kurimo kuransatiriza ko Imana yawe ishobora kuzambera Imana bigakunda. Nubwo aho narindi ntari nyifite, ariko Imana yawe yazambera Imana yanjye. Munyikirize amen. Nguru urugendo rwo guhinduka ni ugutangira gutekereza Kristo, ni ugutangira kumva Kristo, ni ugutangira kumureba kandi ari kure, ni ugutangira kumva imitekerereze ye. Iki gikorwa nta wundi muntu wakiha, Umwuka Wera niwe ugitanga. Twese haleluya. Biravuga ngo baramuherekeza. Uko bamuherekeza akabwira ati bakobwa beza, nta mugisha w'abana nsigaranye, sinababyarira, naracuze, byararangiye, nimwigumire inaha, Uwiteka azabaha undi mugisha. Orpa ngo yumva iyo ngingo niyo, abwira nyirabukwe, haramubwira ngo nta kibazo, ngewe ndagiye nsubiye iwacu, ndacyari agakobwa gato, Imana izampa umugisha. Hanyuma Imana izahampera umugisha. Ngaramusoma asubirayo, amateka ya Orpa arangiriraho. Iyo wizeye Imana buhoro ubona amateka make. Kuko ingano y'urukundo ukunda Imana ingana n'ingano y'ibyo ubona na Imana. Yego, kansubiremo. Urukundo ukunda Imana rungana n'imirimo uyibonamo. Iyo abandi bayivuze bike, wowe uyivuga byinshi, kubera ko wowe nayo mufitanye amateka. Munyikirize amen. Rusi nyirabukwe arakomeza aramuhendahenda, mukobwa sigara, nta mugisha wawe mfite. Amubwira aya magambo twasomye, aramubwira ngo Nawomi, mabukwe winyingingira kugusiga, ntibibaho, ntago nagusiga. Hari indirimbo numvisha uririmba, hari amasengesho numviza usenga, Imana usenga siyo yiwacu.
uko utekereza si nk'uko abamowabukazi batekereza. Imbuto wanyereye ndazikurikirana, nzakurikirana izo mbuto. Imana nishaka umugabo izamunyime, ariko nzakurikirana imbuto wanyereye. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Bose bazamenya kubana nawe, ayo bareka ubugome bitabe Yesu. Naome nta biterane yakoresheje ngo abwirize. Naome nta nibature yagiyemo, yari yibereye mu rugo mu mupfakazi bwe. Naome nta korale yabagamo, ngo ariko yari yuzuye ikintu cyitwa imbuto. Orupa arazisoma ziramubihira, arazisoroma ziramubihira. Rusi uri gutekereza nk'uko Kristo atekereza, arazisoroma arazirya ziramuryohera. Abantu bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome, ni wera imbuto nziza. Munyikirize amen. Ibintu ntibisaba kubwiriza, ibintu ntibisaba gufata mikrofone ngo ubwirize. Umuntu yakicara muri ofisi ye akera imbuto, abanyabyaha bamuri iruhande batarahishurirwa Kristo bakamwizera. Ntibisaba kuba muri korari no kuririmba ijwi ryiza, ntago ari cyo bisaba, nubwo nabyari byiza, ahubwo bisaba kwera imbuto. Niyo mpamvu Paulo yaravuze ngo hari icyo nshaka ni kimwe, mw'Abagalatiya mwe, ndashaka ko imbuto zanyu zigumaho. Twese amen. Igitangaza cyaje kuba nukubona uyu mukobwa uvuka mu maraso mabi y'abakobwa bakoze amashyano. Yesu yiyemeza kuvukira mu nda ye. Igitangaza cyabaye kubera iki? Yagize gutekereza kureba kure. Ntareba umugisha wa nonaha, arareba iby'Imana izamugirira ejo. Agakiza ntikareba none, kareba ejo hazaza. Gukizwa ntikugira inyungu none gusa, oya, gukizwa kugira inyungu ejo, kukagira inyungu ejo, kukagira inyungu ejo, kugeza igihe umwuka wo mu mazuru gushiramo, agakiza kakamanukana mu mva. Gukizwa ntabwo tubigira ngo tube inyangamugayo gusa, tuba abagore b'inyangamugayo, tuba abagabo b'inyangamugayo, tuba abakobwa b'inyangamugayo, tubihuza n'umuco w'uko abakobwa bambara neza. Si cyo agakiza kamaze. Agakiza kareba inyungu z'ejo hazaza. Ndumva ntangiye gufashwa. Twese amen. Uyu munsi hari igihe bibiha. Hari igihe bibiha uyu munsi, agakiza ukagashomerana. Ubwo ntibibishye. Hari igihe bibiha agakiza ukakabamo, ugatinda kubona umugore. Ubwo ntibibishye mu isi y'umubiri. Hari igihe bibiha ugakenana agakiza, ugakodesha inzu 30, 40, Imana ireba. Hari igihe agakiza gatuma ubuzima tubayemo utaturyohera none, ariko icyiza cyako umunezero wako nturi none. Ikitubera cyiza, ibyishimo byako ntibiri none, dutegereje. Agakiza diplome wayitunga ukayimara n'imyaka 10, Cyongereza ukakibagirwa, Gifaransa kikagenda, imiryango ikakureka, ukabihirwa kandi ugafite. Agakiza wakagira ugacuruza ugahomba kandi ugafite. Agakiza kemera umuntu bamwirukana mu kazi kandi ari inyangamugayo mu mico n'imyifatire. Ndamuzi ejo bundi yaranyandikiye arambwira ati ejo ati banyirukanye ngo nanze gusenga Bikira Mariya. Akorera mu kigo cyemera nyine bari abene wacu, cyemera biriya nyine byo bya bene wacu. Arambwira ati banyirukanye. Ati none ubu ntangiye gusaba agakiza. Ndambwira ngo komera. Agakiza karabyemera ukanyura muri iyo nzira
shajiriye. Unashobora gukizwa akaba ingumba, kamara imyaka 3, 4, 5 usenga neza nta cyaha wakoze, kakagukanda gakiza. Ariko hari indirimbo abarokore turirimba, munyikirize amen. Vugutira kandi uncure inkamba zivemo, umindure n'icyuma cyawe urukoresha, umindure n'icyuma cyawe urukoresha. Agakiza karagufata uri umuntu w'umugabo, kakaguhonda amaboko kakayavunagura, kakakugira nk'umuntu w'injiji, kandi gutera ikofe wabishobora. Uri muzima rwose ufite imbaraga, kakagufata kakagusemplifiya, kakagushyira muri mayinazi, kakagushyira ahantu udashobora no kwikoma, kandi uri umugabo. Karakumanura kaba muto, bakakubwira ibyo bashaka kandi ukijijwe. Gakiza karagufata, gakiza iyo wamaze gutandukana n'isi, karakubwira ngaho kugira ngo ube muri iyo ofisi ukora ibyaha, sohoka ugende. So ni imbaraga z'agakiza. Agakiza karagufata wamufashe neza, ufite n'ibimenyetso simusiga by'uko yaguciye inyuma. Agakiza ufite ibimenyetso biririyo bigaragara, kakakubwira ngo subutu ceceka, barwana bucece. Izo ni imbaraga z'agakiza zidutandukanya n'isi. Aho abandi basakuriza, twe turahacecekera. Haleluya! Abandi bavugiriza induru, twe dutegereza iyo avuganye natwe. Abandi babona ko bicitse, niwo tuba tubonye umwanya wo gusenga, tuba tubonye uburyo bwo kwegerana n'Imana. Aho niho umuririmbyi yavuze ngo mubwire byose bikugoye, Imana iragukunda ntabwo izaguhana. Izo ni imbaraga z'agakiza. Ndafashijwe mwene Gitare. Twese torero haleluya. Hari igihe imibabaro y'isi iza, bagasoma dosiye z'abandi, bakazisoma, iyawe bakayitaruka. Agakiza kakakubwira ngo ceceka. Abandi bakabazamura ureba, kumbe bafite inzira byanyuzemo, bafite uko babayeho, bafite undi mwami bakorera. Gukizwa bikaganira nawe, kakubwira ngo aha ntago ari aho kuvugira, hano baraceceka. Ndashima Imana ko muri kunyumva. Haleluya, haleluya. Agakiza isi imbaraga zikura umuntu wabo, zikamujyana i Betelehemu nta bimenyetso afite, zikuvanimo wabo zikakujyana i Betelehemu ari nta bimenyetso na bike ufite. Umuntu yakubaza ngo uri kujya he, ukamwe ngo ndi kujya i Betelehemu. Ukurikiye ndese? Nkurikiye Nawomi. Nawomi afite iki se? Ntacyo afite. Umugore watangiye kuvuga ngo ngewe ntimukanyite Nawomi, munyite Mara, kuko Uwiteka yampaye ibisharira. Kumukurikira. Umwanditsi Yesaya yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ahishurirwa Yesu. Munyikirize haleluya. Yaravuze ngo
bye, arimo arabireba mu itorero. Gukurikira Yesu tumukurikira ari ibintu bimeze nk'ibidafite ishusho, ariko imbaraga z'itorero zikaduhesha ibyishimo. Ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ngo abantu batekereje yuko ngo yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, aravuga ariko ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yashenjaguriwe, ngo yashenjaguriye ibicumuro byacu byose. Gukurikira uwo munyamibabaro urumva byoroshye? Kumukurikira urumva byoroshye? Bisaba gukuramo analize ukikorera umusaraba we. Bisaba gukuramo analize, ugakuramo imibare myinshi wize n'icyongereza, ukamanuka ugakuramo kuba ufite etaje, ugakuramo imyenda myinshi wambara, ugakuramo diplome, ukamukurikira ntacyo usize, ukamukurikira uvuga ngo Yesu nubwo ugaragara nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba, ariko ubwiza bwawe n'ibyishimo byawe biri mu mbaraga z'itorero waronse. Mani yahabwa icyubahiro. Twese amen. Okay. Zo nizo mbaraga z'agakiza. Agakiza ujya ku mutayeri hano hirya mu mujyi cyangwa n'ahandi mudodeshereza, ngo ndavuga ku bamama n'abakobwa, agakiza kakagutegeka uko umubyeyi yambara. Yo ntago ari umuco w'Abanyarwanda uwo nguwo, kuko agakiza karenze umuco. Haleluya, munyikirize haleluya. Agakiza n'umwarimu mwiza, n'umwigisha mwiza. Agakiza kakujyana mu ishopu kugura imyenda wowe wijyanye, ujyanye nako kakakwereka amahitamo, kakakubwira ngo ibi ni iby'abana b'Imana, ibi ni iby'abana b'isi. Ibyo ntibigombera protokole ngo mujyane, ngo urabona ngo ubuse ngo ubu nakambara ngo ijipo ireshya gute, ngo ubuse ngo hejuru. Ibyo ni imbaraga z'agakiza zibitoza. Agakiza winjirana nako muri bare, mu kabari, mwagiye mu nama, muri mu birori runaka. Agakiza kakamenya gutandukanya byeri na fanta n'amazi. Iyo bitabaye ibyo uba wibeshye ko gafite. Agakiza kakwicazanya na fiance, ukamenya uko fiance bamufata, ukamenya uko fiance bamwitaho, ariko kandi kakagira limite. Agakiza ni indangagaciro zavuye mu ijuru, bazohereza inaha ngo tubeho nk'uko ijuru ribayeho. Amashyi menshi kwa Yesu. Ntago agakiza ntiwagahuza n'ibyo wize muri biology, ntibikunda, ntago bikunda. Agakiza ntibagahuza n'ibyo bize muri biology na chimie, wapi, gafite umwimerere wako. Kuko iby'amategeko y'isi ahakana, hari igihe usanga agakiza kabyemera, kandi iby'agakiza gahakana, hari igihe usanga amategeko y'isi abyemera. Bisaba gushishoza ukamenya ngo iki ni icyatsi, ubu ni ubururu, uyu ni umweru, uyu ni umukara. Agakiza karavuze ngo uyu ni umukara, ukamenya ngo uyu ni umukara. Ubwo nibwo buzima bw'abantu batandukanye n'isi. Telefone yawe, kompiyuta yawe igomba kurimo amabanga. Ijuru ryakora audite rije gusura, rigasanga huzuyemo imbaraga z'agakiza. Abanyumva amen? Abanyumvise haleluya? Agakiza, izi mbaraga zidutandukanya n'isi, ni imbaraga zitubwira ibiryo bivuye mu nzu ya Nebukadinezari byanyuze mu bigirwamana, zikabitandukanya n'ibishyimbo n'amazi, tukemera kurya ibibi, ariko ijuru rigahabwa icyubahiro. Iyo utaramenya gutandukanya mayoneze n'umuceri n'ifiriti byavuye mu nzu y'ibigirwamana, ubyitiranya n'ibyo witekeye kandi byavuye mu buhamya bubi. Imana idufashe twese amen. Ijambo twasomye muri Yohana 6, ya minota igiye gushira. Yohana 6 umurongo wa 65.
ni Yesu ari kumwe n'abantu benshi. Wari umunsi wa kabiri arimo arigisha abantu ku bukeye bwashize, ngo yari yahaye abantu imitsima bararya n'amafi barahaga. Abari ibyo biryo ngo bajya gutumanaho bati wa muhungu wa Mariya burya akora ibitangaza, muzaze murebe ukuntu atubura imitsima 5 n'amafi 2, abantu bakarya bagahaga. Abagore basize abagabo mu ngo barabatumira bati muzaze murya imitsima, abagore basize abana mu rugo barabazana. Urumva uwo munsi guhaha byari byoroshye, bari bazi ko Yesu ari bwongera agakora igitangaza. Abatangaga iposho uwo munsi urumva bari baruhutse, sibyo se? Uwo munsi amafaranga y'umunsi rwose bayarekeye kuri Momo cyangwa Tigo Cash n'ahandi babika. Bava ati mwene Mariya arongera tugaburire. Baje basanga Yesu yahinduye icyigisho. Abaratangiye ati ngiye mutsima wavuye mu ijuru. Ati ndabizi ko mwaje kurya imigati, ariko ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Undyaho ntazagira inzara ukundi. Bati mu izina rya Yesu. Urya kuri wowe tuzaryaho iki se kuri wowe? Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye ntazongera kugira inzara ukundi, ntazongera kugira inyota ukundi. Naho yaba yarapfuye Imana izamuzura. Hava ngo hari abafarisayo ngo bumva ibintu ari kuvuga ntibihura, ntago biri guhura. Baravuga ati kuva twabaho ntiturarya umuntu, amategeko ya Mose ntabyemera. Bashyiramo analize za kumbe ibiryo bya Yesu ntibica mu kanwa, ibiryo bya Yesu bica mu matwi. Ntago ibiryo byo mu ijuru ari umuceri na mayonnaise n'ifiriti ngo binyure hano bimanuke muri appareil digestif. No, ibiryo byo mu ijuru bica hano bikinjira mu bitekerezo bikajya mu mutima. Niho Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Ibyo kurya bya Yesu binyura hano. Baherukana nawe abaha ibyo byo mu isi bagira ngo arongera abaha imigati. Bagaruka bazi kaje kubaha imigati, kumbe basanga uyu munsi aragaburira amatwi. Bararakara we, bagira umujinya. Wa mbere acaho, wa kabiri aragenda. Ngo bagenda ari benshi, ngo ndetse no mu bigishwa ba Yesu. Nabizi ko yagiraga abigishwa 70, muri 70 akagiramo 12, muri 12 yagiragamo 3, muri 3 akagira umwe akunda cyane. Biterwa n'ikiciro cy'urukundo umukunda, akagushyira mu mibare aho ashaka kugushyira. Ngo batangira kuburana, baravuga ngo Yesu urabihinduye. Ngo yegeranya 12, arababwira ngo mbonye bene wanyu bagiye, none namwe murashaka kugenda. Ndi kubona mu mitima mushaka kugenda. Uwitwa Petero ngazamura ikiganza aramubwira ngo Yesu twagukurikiye nta mitsima ufite. Haleluya. Twagukurikiye nta mitsima ufite, twatandukanijwe n'ibyo twibwiraga. Abari abarobyi twarabiretse, abo wasanze arabakoresha bikuru barabiretse. Ntago twakurikiye imitsima, ahubwo amagambo y'ubugingo twarayumvise turayizera. Amagambo y'ubugingo twarayizeye. Reka mbabwire imbaraga zidushoboza kugumana na Yesu, nitwongere kwishushanya n'isi no gusa nayo. Hanyuma dusenge, iminota yanjye iri kurangira. Izi mbaraga zadukuye hariya zadutandukanije n'isi ziteye gute, zikora gute, zimeze zite? Imbaraga ya mbere idushoboza kugendana na Kristo muri uru rugendo rwo kuva mu isi tujya mu ijuru ni imbaraga yitwa kwita ku ijambo ry'Imana. Kwita ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana ukumva niyo ivuze, ukumva ijwi ryayo niyo ivuze, nta kabuza ntago uru rugendo rukunanira. Haleluya. Nta kabuza uru rugendo ntago rugukomerera. Muri ibyo yavuze ngo mukiza ijwi ryawe numvise, ngo rindutira ayo yose, ngo riranyongorera mu mutima, ngo numvira ayo moshya. Aravuga ngo ujye uhora umbwiriza ibyo kuntinyura, kandi uhora untegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi wanjye nizera. Izi mbaraga z'iri jambo ntago ziguhamagara ngo usubireyo,
ahubwo iyo ziguhamagaye, iyo wumvise iri jambo uza uje, ntusubire inyuma. Haleluya. Ntushobora kubona imbaraga zigusubizayo. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo iyo bashaka gusubirayo ngo bari bafite uburyo. Jambo ndarikunda. Ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo. Ngiyo babishaka bari gusezera bakabwira Imana ngo ibyawe biragoye ntitwabigumamo, ariko hari impamvu ituma bakomeza bakagenda. Cyajwi ryabahamagaye rirababwira ngo nubwo uyu munsi bitaryoshye, nubwo uyu munsi bitameze neza, ariko nimukomeze mugende, ibyiza biri imbere. Iyo bashaka gusubirayo bari bafite uburyo, ngo ariko impamvu ituma badasubirayo ngo barashaka gakondo. Barashaka gakondo. Uyu munsi Imana ihumura amaso yacu, twongere turebe gakondo, bidutera imbaraga zo gukumbura aho tujya. Munyikirize amen. Nahoze nsoma amakuru ya Apoloni na Mukristo. Nahatinze numva amarira araje. Apoloni yahuye na Mukristo mu gikombe cyitwa mucisha bugufi. Arangije ngo aramubaza ngo uvuye he? Mukristo aramusubiza ngo mvuye mu gihugu rimbukiro. Aramubaza niki cyaguteye kuhava? Niyihe mpamvu yatumye uvayo? Aramubwira ngo numvise ijwi rimamagara rirambwira ngo nive muri iki gihugu kigiye kurimbuka, kandi kuva uwo munsi ndyumva nahize umushyitsi, numva ngize ubwoba, ntinya kuzarimbukira muri iki gihugu. Nkurikira iryo jwi. Munyikirize amen. Aramubaza ngo mbese ko kunkorera byari byoroshye kandi ko ibihembo byanjye biza vuba, niki cyatumye utagumana nanjye? Mukristo aramureba aramubwira ngo kugukorera ntibyari byoroshye kuko imico wanyanduje n'uwo wagize we byari bindemereye. Amubwira akantu keza, aramubwira ngo ariko ibyo wabinkoresheje nkiri umwana, wabinkoresheje nkiri umwana, uramfatirana ntaramenya ubutumwa bwiza, ariko maze kumva ijwi nafashe umwanzuro wo kuva mu gihugu rimbukiro. Haramwe mbese uwo mwami nyiri icyo gihugu uri kujyamo kari umwami mubi, abamukorera katajya basura ngo aze no kureba uko bameze. Urumva witeguye gukorera uwo mwami kwere? Mukristo aramubwira ngo mva ni umwami mwiza. Abaramwe atumva nkubwira icya kabiri, uwo mwami wanyagira inzigo n'inzika, iyo wamucumuye harabigucyurira. Mukristo aramubwira turamubeshyeye. Apoloni ati reka nkwibutse ibyo wakoze. Abaramwe ngo cyagiye ugeze mu isayo gahinda gasaze, ngo warasayaguye, mugira intimba n'agahinda ngo kuko isayo ngo rikuruhije, ngo wumva wanakisubirirayo. Abaramwe ati icyo cyaha baracyanditse mu ijuru, kandi uriya mwami wanyagira inzika. Amubwira icya kabiri, aramubwira ngo kera ngiyo uvuga ngo uri kuvuga ngo ubuhamya bwawe, ngo uvuga ahantu Imana yagukuye, ngo ushyiramo n'akantu k'ubwibone no kwibonekeza, ngo kandi uwo mwami wanyu arabyanga. Mukristo ati komeza uvuge. Angaramuganiriza mwibutse iby'intege nke. Abaramubwira ati cyagiye ugeze ku musozi wo kuruhukiraho, wibagiriwe umuzingo wawe w'igitabo, uwibagirirwa mu nzu usubira inyuma. Ati ibyo nabyo umwami wawe yarabyanditse kandi ntazabikubabarira. Ngo Mukristo aramureba, aramubwira ngo Apoloni we uvuze bike ukurikije ibyo nakoze, ariko uyu mwami nyiri iki gihugu ndi kujyamo akunda kubabarira, akunda kubabarira. Mbese ayo mashyi ya Yesu ngo tuyakomere icyarimwe. Akunda kubabarira. Avuga ngo akunda kubabarira. Apoloni aramubwira ngo nushira uburakari, ngo ndi kubona umfitiye umujinya, ngo nushira uburakari ngo wongere utekereze ngo ibyago bizakubaho muri iyi nzira, ngo umenye n'akaga ka bene wanyu bagiye bahura nako, ngo uyu mwami wanyu ahemba nabishaho, ngo uzi ukuntu abantu bamukoreye, ngo yabahembye urupfu, ngo bamwe babishe babakuyemo impu, ngo abandi babagaburira inyamaswa, ngo abandi babashyira mu nzu z'imbohe babicisha inkota. Mukristo aramureba aramubwira ngo nkubwira Apoloni we igituma umwami wacu ahemba imibabaro, ngo abagerageza urukundo rwacu nawe, ngo abagerageza abantu be ngo arebe uko bamukunda. Mundekere n'umwami wanjye. Haleluya. Mundekere n'umwami wanjye, azemera mbinyuramo, ariko iherezo yaramubwiye ngo nubwo banyura muri iyo mibabaro bagenda, ngo ariko iherezo ryabyo
byabyo ibihembo byabyo ngo bitandukanye n'ibihembo utanga. Apolo aramubwira ati azaguhemba po, birashoboka ko yaguhemba ariko ahemba atinze. Mukristo aramubwira ngo nubwo ahemba atinze ariko ibyo ahemba biraramba. Byahemba biraramba, byahemba biraramba. Mwami mukorera ahemba atinze ariko ibyo ahembye bimara iminsi. Ibyo ahembye nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima. Wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga. Bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye. Icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye. Nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu nzafata ibimungisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, njye mfite impamvu. Ntabwo nzicuza kugukurikira, njye mfite impamvu zibifatika. Hari abana b'abahungu b'ibitangaza muri Bibiliya barantangaje ndumirwa. Abana b'abahungu Bibiliya yita bene Rekabu. Bene Rekabu. Umvise ijambo ngo babwiwe na sekuru ngo witwa Rekabu. Arabicaza arabaganiriza. Arabwira ngo hari ibintu nzi byinshi Imana yanga ariko reka mbabwire kimwe umwuka yampishuriye. Arababwira ngo Imana izirana n'abantu banywa inzoga. Batise ko naho byanditse mu mategeko ya Mose. Arabwira ati ibyo nabihishuriwe n'umwuka. Ntago mu ijuru babyemera. Kandi nimwitwara neza ku Mana, iri jambo mvuganye namwe rikaguma muri mwe, mbarahiye Uwiteka muzagumana ubutambyi iteka ryose. Reka barapfa ariko ijambo ntiryapfa. Reka baragenda sekuru w'aba bahungu arapfa ariko ijambo yavuze rigumaho. Umunsi umwe umuhanuzi Yeremiya Imana iramubwira ngo ndashaka kukwereka abahungu b'indashyikirwa bazi gufata icyemezo, bazi ibyo barimo, bazi umwanya barimo. Ndashaka kubakwereka abahungu ntarabona mu kabari, bafite imbaraga zo gutandukanya byari n'amazi. Imana iramubwira ngo barantangaje ariko nawe ndagira ngo bagutangaze. Hanyuma fata inzoga vino ibira uyishyire mu kibindi uyijyane mu rusengero ku ruhimbi ubahamagaze urebe ngo baragukorera ibitangaza.
Yeremiya abwira Imana tugiye gutuma mvangirwa. Imana iti ntago uvangiwe. Se turacyari kumwe torero? Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Arabatumiza baraza ngo bagere mu rusengero nk'uku ku ruhimbi ngo basanga ikibindi cyuzuye inzoga ibira. Haricara nk'umuhanuzi mukuru, umuhanuzi wubashwe, harabwira ngo Imana yavuganye nanjye ngo munywe inzoga. Iyo Yeremiya 35 baramwitegereza baramubwira ngo mu gice cya mbere wahanuye neza, mu cya kabiri bikora neza, 10 bikora neza, muri 20 uhanura neza turumva, ariko hano muri 35 uravangiwe Yeremiya. Dufite itegeko, dufite ijambo twumvanye sogokuru wacu rivuga ngo kirazira ko umuhogo wacu uzinjiramo vino. Genda uyibwire iyo Mana, uyibwire ngo twebwe imihogo yacu twayitoje kunywa igikoma, tuyitoza kunywa ji, tuyitoza kunywa icyayi, tuyitoza kunywa amazi, ariko vino ntijya yinjira hano. Genda uyibwire ngo ntibibaho, ntabyo dukoze. Imana iravuga ngo voilà, voilà les garçons. Ugomba gutera Imana ishema kugeza igihe ivuze igifaransa ikavuga ngo voilà. Igifaransa kiraryoha kurusha icyongereza, niko njya mbyumva. En tout cas, en tout cas. Bwira abamarayika iti mwababonye abahungu. Haleluya. Ababonye abahungu banza kunywa inzoga kandi babihanuriwe. Ariko ubu ADPR ikomoye ikavuga iti, ubwo ni kuvuga bene wacu bibina, bagahita bazana amakontinere yuzuye byari hano hirya, bakavuga bati turabakomoreye mwese mwinywere. Kijya mu nda n'ikica, ikica n'ikiyivamo. Benshi babyiga, abandi barabimenyereye, baba borosoye wabyukaga. Bene Rekabu baravuga ngo nubwo Imana yadukomorera hakagira ibyikuraho, ariko twebwe twumvise indahiro, dufite ijambo ryahanuwe rituma tudakora ibi. Nubwo amategeko y'idini yabikomora, ariko Imana twumvise ntidushobora iyavuganye natwe niyo kwizerwa. Ntabwo dukiranuka kubera idini, dukiranuka kubera agakiza. Amashyi menshi kwa Yesu. Ntabwo dukiranuka kubera amahame y'inaha, dukiranuka kubera amahame yo mu ijuru. Ibyo yavuze Imana nibyo dukurikiza, ibindi byose byashyizweho n'abantu. Intumwa zabwiye abazikubitaga, zirababwira ngo ariko aho kugira ngo twumvire Imana, mwebwe tubihorere ko tubona ari byo byiza, mwakomeje mukadukubita ariko tukubaha Imana. Ngo babahata ibidukikije barabakubita koko, Imana ikagire bikavuga iti voilà, babadihe ariko muri abanjye. Wakemera ugakurikiza ijwi wumvise, ugakurikiza Imana yaguhamagaye, ariko amategeko n'amabwiriza by'ijuru ntubiviyore, ugakomeza ugakiranuka. Munyikirize amen. Icya kabiri, imbaraga ya kabiri ari nanjye gusorezaho, ndabona amasaha nahawe arangiye. Imbaraga ya kabiri, imbaraga ya kabiri idushoboza muri iyi nzira itujyana mu ijuru, yadutandukanije n'isi tukaba abana b'Imana, ni imbaraga yitwa kwirengera ingaruka z'umuhamagaro. Kwemera ingaruka z'umuhamagaro. Iki ni cy'abarokore benshi bagoyemo. Benshi, umuntu umwe yari yarasezeranye n'Imana, abwira Imana ngo Mana nungirira neza, ukangirira gutya na gutya, nzagukorera.
ageze ahashyiramo kondisiyo. Urumva iyo turi gusezerana n'Imana hari ukuntu tuniyorohereza, abwira Imana ngo ariko Mana ngo ntuzemere ko nyura hano ngahantu ndabona handuye, kandi uri mu muhamagaro. Iyo uri mu muhamagaro wemera ingaruka zawo, kuko ijwi ryaguhamagaye ringana n'imbaraga zizakurindira mu muhamagaro. Amen. Imana yaguhamagaye ntiyaguta mu nzira, ntibibaho, kuko n'Imana idatangiza proje ngo iyireke itarangiye. Iyo wihanganiye mu muhamagaro, imbaraga ziyaguhamagaye zingana n'imbaraga ikoresha ikurinda. Uvuze haleluya yaranyumvise. Reka nsubiremo aka kantu. Imbaraga z'Imana yaguhamagaye mu muhamagaro zingana n'imbaraga z'ijwi ryakuvanye hahandi wari uri. Izo mbaraga ziri balanced, zirareshya. Imana ntiyakora ibintu igice, Imana ikora ibintu byuzuye. Bene aba rero baba mu ngaruka z'umuhamagaro, ariko biringiye abahamagaye. Batandukanijwe n'isi, si bo bariho, ahubwo ni Kristo uriho muri bo. Paulo yaravuze ngo none ubu sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa nuko nizera uwampfiriye akazuka. Icya gatatu aba ari cyo nsohorezaho. Aba bantu batandukanijwe n'isi bagira imbaraga ziremerera ibihe. Ndavuze ngo aba bantu batandukanijwe n'isi bagira imbaraga ziremerera igihe. Igihe ntabwo kibarusha imbaraga, ahubwo bo barusha imbaraga igihe. Haleluya! None ibintu mfite byose ntabwo nkigundira ibyo nanjuka nibyo wanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite mbimbata y'icyacuzi sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinita kubiri mwisi Yesu araruse. Abantu batandukanijwe n'isi ntabwo ibihe bibaremerera, bagira imbaraga zirenga ibihe, bagenda buri sisiteme y'igihe cyangwa se imbaraga za sisiteme y'isi ntabwo zibafekita, ntabwo zibagiraho ubushobozi, ahubwo bo bafite imbaraga zishobora guhindura ibihe. Uretse ko byabaye diriwe, ubundi ibintu by'agakiza byabaye diriwe, byajemo amazi menshi. Uretse ko byajemo amazi menshi bikaba byarivanze, ariko ubundi ibihe ntibyakaducanze, twagakwiye gucanga ibihe. Uretse ko byajemo abametisi benshi, ababyitiranya, abasa n'agakiza n'abadasa nako, ariko ubundi agakiza gafite umwimerere n'imbaraga zibangamira igihe. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo aba baheshejwe no kunesha abami kubwo kwizera. Batangaga ibitekerezo byabo bikaremerera isi, bakabwira isi ngo twebwe tuzabaho nabi ariko tubereho ijuru. Gutekereza kwabo ibihe ntibyigeze biguhindura, ahubwo bari bafite imbaraga zibaseseza mu bihe, bagakomeza bakahava badatakaje ubuhamya bwabo. Niyo mpamvu bitwa intwari zo kwizera. Bari bafite imbaraga ziremerera ibihe. Imbaraga ziremerera ibihe n'imbaraga zisa gute? Ni imbaraga umuntu akizwa ari umukene akazigumana ari n'umukira atwara vewiti. N'imbaraga umuntu agira agakomerwa amashyi akanazigira akomerwa amashyi. Imbaraga ziremerera igihe. Ni ahantu Imana igutereka ikakugirira icyizere ko utazayihemukira. Hereza Imana icyubahiro. Ni ahantu Imana igushyira ikavuga ngo uyu mukobwa nimugire
nagira umugore azamenya uko abagore b'abakristo babaho. Ni icyizere Imana ikugirira, ikagushyira ahantu ku buryo itazajya ihora ihagaritse umutima ngo noneho aragenda haragiye haragarutse. Ni ahantu Imana igushyira ikabiri fiyeri, ifite confidence zivuga ngo uyu mukobwa, uyu mugore, uyu mugabo, uyu musore afite imbaraga ziremerera igihe. Hari abantu baba muri Amerika y'Amajyaruguru Imana idashobora guha amafaranga, kuko amafaranga aba yabonye bashobora kurimbura isi, kubera bafite imbaraga z'agakiza, ariko imbaraga zisa naho ziciriritse zidashobora kuremerera igihe. Imana idufashe. Hari ikigero cy'imyenda Imana itaguha, hari ikigero cy'imyambaro Imana itaguha kubera ko izi ubwibone bwawe. Hari ikigero cy'imodoka Imana itaguha niyo wasenga ayahe ku misozi ireshya ite. Hari ikigero cy'imodoka Imana itaguha kubera Imana izi umutima wawe. Hari umugore Imana itaguha kubera ko ikuzi, hari umugabo Imana itaguha kubera ko ikuzi, hari akazi Imana itaguha kubera izi umutima wawe. Imbaraga zishobora kuremerera ibyo bihe ntushobora kuzibona, ariko Daniel umugabo wabaye ku ngoma enye afite imbaraga ziremerera igihe. Arahaba, arakiranuka, iya Nebukadinezari arayirya, iya Berushazari arayirya, iya Dariyo arayirya, n'iya Kuro, kubera iki? Afite imbaraga zimwicaza ahantu ari, agakomeza agakiranuka. Munyikirize haleluya. Bene abo bafite imbaraga ziremerera igihe, ntibahindurwa n'ibihe, ahubwo ibihe barabihindura. Imana ibaha umugisha kandi bahereza izi imbaraga mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kubwo gukomera Imana amashyi. Imana ibaha umugisha. Duhombeke amaso yacu. Petero yavuze ngo birakomeye cyane kubona umuntu yarizeye ubutumwa bwiza nyuma agafata icyemezo cyo gusubira inyuma. Ngo ibya nyuma by'uwo muntu biba bibi kuruta ibya mbere. Ngo icyiza nuko yaba atarigeze kumenya Yesu. Ngo iby'uwo umugani wabyo umusohoyeho, ngo uravuga ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ingurube yongeye kwigaragura mu isayo. Niba kumenya Yesu ko arabateye guhunga mukava mu irimbukiro mukajya mu gakiza, nimugumane na Yesu. Ariko gusubira mu isi mukaba abaforoderi b'ibyaha ntago byemewe, ntago byemewe. Niko ijuru riri kuvuga. Ubuzima ubayemo niba ari ubuzima bw'ikinyoma, ntago wigeze umenya Kristo, kuko uwo Yesu yahinduye arahinduka rwose. Ariko niba waraje wumva idini ari ryo rizakubera ryiza, kumva niwitwa umwadeperi, niwitwa runaka, ubwo mba mvuze gutyo kubera ko ari ryo torero ryanjye nsengeramo kandi nkunda, ariko ibyo ntibikiza. Imbaraga zatuvanye mu byaha nizo zitubohora. Niba wumva ubayeho mu buzima bw'ikinyoma, wumva wisanisha n'isi mugasa, imyenda wambara isa n'iy'ab'isi, imvugo yawe imeze nk'iy'ab'isi, ubuzima ubayemo ari ubuzima bw'ibinyoma gusa, uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo ntandukanya n'isi. Wongera uciye umugozi umboshye umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko nkukorera. Imana ibaha umugisha. Ushaka gutandukana n'umwuka w'imo wawe, ushaka gukurikira Kristo nkuko Rusi yafashe umwanzuro wo gukurikira Naome, uzamura ikiganza cyawe ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kuva mu buzima bw'ikinyoma. Satani yari yaramfashe angira imbata ye, cyangwa se nturanakizwa, nturizera Yesu. Bayeho mu buzima bwo gutwaza igitugu n'umwanzi, umwanzi agukoresha ibyo ushaka, nturamenya gutandukanya ibyo ugomba kunywa n'ibyo utagomba kunywa, nturamenya gutandukanya ibyo ugomba kwambara n'ibyo utagomba kwambara. Ubuzima bwawe n'ubuzima buraho gusa nyine burimo amayoberane na kode nyinshi z'umwanzi. Ariko uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo Yesu, ndashaka kuntandukanya n'isi nkabicyaremwe gishya. Hano umuntu ushaka kwakira Yesu, cyangwa se umuntu wari waraguye ashaka kongera kwegerana n'ijuru, azamura ikiganza cye tumufashe gusenga. Mwuka wera araguhendahendera muri nje kugira ngo niwumvire ijwi ntiwinangire umutima, ahubwo uhinduke rwose ubicyaremwe gishya. Mbese hari abazamuye ibiganza?
umuntu ushaka kwakira Yesu bwa mbere, cyangwa se umuntu wari waraguye akagwa akava mu byizerwa, atera intambwe aza hano tumufashe gusenga. Nicyo cyazanye Kristo, no kudutandukanya n'isi akaduha ubuzima. Ndumva Yesanye neza ko mbuzimbara ngonje. Niba hari icyo Yesu yavuganye nawe muri iri jambo, wumva hari intege nke zaje mu buzima bwawe, zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Yanyishu yanyenaza. Niba uhari turagutegereje, ni karibu. Babari ibsa protokoli dufashe, niba hari abahari babafashe baze. Yanyishuriye wino nshuti yanjye tugufashe gusenga, nta soni biteye. Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yari yarazimiye. Tambuka tugusengere. Nawe turagutegereje ngo ino niwumva hari icyo Umwuka Wera kuganiriza uze. Birashoboka ko wisanishije n'isi, umwanzi akakumaramo imbaraga z'umutima, ariko ibiganza bya Yesu birateze ngo nawe bikwakire. Ni ufite imbaraga zihagije. Ntabwo twihuse, niba hari n'undi nawe turamutegereza. Zo gukiza n'abantu bari bakijijwe bakagwa nabo baze. Yanyishuriye yenda yose. Yesu we ndifuza kuganira n'umutima wawe. Mbese nta kuntu ujya wisanisha n'isi ukumva ijuru rikuri kure? Fata ubuzima bwawe ubuhuze n'icyo ijuru rishaka, wumve ko bikunda, kandi ntiwibeshyere. Umutima wawe ntuwubeshyere. Amanota ijuru riguha aba ariyo wiha. Fata ubuzima bwawe bw'ibanga, bwa buzima bw'ibanga, kwa kundi ubayeho, ubihuze n'amahame y'ijuru, wumve ko bikunda. Ubwire Yesu ngo Yesu, nkwiye kongera guhinduka umwana wawe, nkwiye kwitwa izina rishya, nkwiriye kongera kuba icyaremwe gishya. Imbere ya ntebe Imana kabashumba baze, turakurindiriye nawe ngwino tugusengere. Ubaye uhari ngwino, asubiye inyuma waraguye, tera intambwe, humura, Yesu aragukunda. Hari urukundo rw'Imana muri uru rusengero. Niba nawe ushaka kwakira Yesu ngwino, mwama guhindurira ubuzima, icyaremwe gishya muri Kristo.
ijwi ry'Imana riraguhendahendera muri twe guze wakira ubuzima bwo mu ijuru. Yanyishuriye ngwino tugiye gusenga, ngwino tugusengere. Nta wundi wagukiza, nta wundi wakubohora, ni Yesu. Ngwino, murakoze cyane. Reka dusenge, twese duhaguruke dusenge. Ntabwo urumva ijambo ry'Imana ryavuzwe. Reka dusabe Pastor Vianney asenge. Twese duhagaze, mwakoze kwizera Yesu, mwakoze kumwitaba. Mwunamuke mupfukame neza imbere ya Yesu, mwemye mutunamye. Yesu abaho umugisha. Mana nyirimbabazi nyinshi, turagushimiye, turagushimira. Uri umwungeri mwiza, uzi intama zawe nazo zirakumenya. Iyo uvuze intama zawe zumva ijwi ryawe. Waravuze ngo hari n'izindi ntama zitari mu rugo ngo ziri hanze. Uravuga ngo ugiye kuzihamagara nazo zize mu rugo. Uravuga ngo nizihagera uzaziha ubugingo ndetse bwinshi. Abagaragu bawe n'abaja bawe n'aba bari bari mu myanya yabo, niho bumviye ijambo ryawe bararyizera. Bumvise ijambo ryawe bahitamo neza, bamenya kuvuganye nabo, bamenya kurondoye imitima yabo, bamenya kubete gukiranirwa kwabo n'ibyaha n'ibicumuro. Bahitamo neza kuza kwicisha bugufi imbere yawe, bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo. Turabasengeye ngo ubwo babyemeye, nawe ubezesha amaraso yawe, maraso wavuye ku musaraba i Golgota kubw'ibyaha by'abari mu isi. Maraso yo mu rubavu rwawe, ya maraso yo mu mutima wawe, ya maraso yo mu biganza byawe, ayo baguteye imisumari nta cyaha wakoze, uzira ibyaha by'abari mu isi. Ya maraso yo mu birenge byawe, ayo wavuye kubw'ibyaha, ayo maraso y'umucunguzi wacu, ayo umuririmbyi yavuze ko ari isoko yoza abanduye, keza abanyabyaha bagatungana rwose bakabonera. Turabasengeye ngo ayo maraso ya Yesu Kristo nabeze n'abatunganye, n'ababoneza bakureho urubanza rw'ibyaha. Ubahumanure, uhumanure imitima yabo, ko Satani yarayihumanije n'ibyaha byinshi. Uhumanure imibiri yabo, ubeze nk'uko wejeje Yerusalemu ukatunganya, ariko weze imitima yabo. Kandi uyu munsi ubaha amahoro yo mu mutima, ayo umuntu abona iyo amaze kwihana ibyaha. Amazina yabo yakure mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nuzuhamagara amazina y'abizeye, abangaba n'abazumva amazina yabo bazitabe. Turabasengeye, turabasabiye, ubarinde amajwi ya Satani, amajwi yo kubahagarika umutima, amajwi yo kubakangisha urupfu, amajwi abibutsa gukiranirwa kwabo, agira ngo abihebeshe tubashoboza gutumbira mu bwami bwawe. Turabasengeye, twifatanije n'abamarayika kunezerwa bene data bavuye mu rupfu bakaza mu bugingo. Twifatanije n'ingabo zo mu ijuru, tugukomeye amashyi menshi ku bw'abangaba bumvise ijwi ryawe bagahitamo neza. Turabasengeye kandi turabyizeye, ku itorero ribakiye n'ijuru ribakiriye turabyizera, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Haleluya. Kurikira abadiyakoni babafashe. Yego, hanyuma twese duhaguruke, twese duhagaze, hanyuma umwigisha nawe asenge. Ijambo ry'Imana twigishije ni rigari cyane, ishobora gukora ku mpande nyinshi z'abantu bose bicaye hano. Abantu bose bakaryisangamo, bakagira icyifuzo babwira Yesu. Natuyobore muri ayo masengesho. Bana mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rifite imbaraga, ubushobozi bwose. Ni ijambo rya mugi yombi, rifite imbaraga zo kubaga uribwirwa kandi rigakora no kuwa rivuze. Muri ryo harimo ubushobozi kuko ringana na nyiraryo.
rifite imbaraga zo gukiza no kubohora ingoyi zose z'umwanzi. Iryo ryadutandukanije n'isi, ridushyira ahantu umwanzi adakorera, ridushyira muri ya nduru wa Satani atageramo, ridushyira ahantu Imana iba, riratuzura, ritwicazanya na Kristo mu ijuru. Ubugingo bwacu buhishanwa n'ubwa Kristo mu Mana. Turi muri ryo, tubeshejweho naryo, niryo ridutunze, niryo ritugize. Si ibitekerezo by'abantu bitugize abo turi bo, si ibitekerezo by'isi bitugize uko turi, ahubwo ni imbaraga z'ijambo. Iryo ridushyira mu mwanya ukwiriye dukwiriye kubamo, rikadushyira ahantu Imana ivugira tukayumva, ridushyira mu mwanya Imana ivugiramo tukamenya ko ari ivuze, aho imikorere y'umwanzi y'umwijima itagera, ahantu humvikana Imana yonyine, aho tuhagezwa n'ijambo ryawe. Asante Yesu. Kingura amatwi y'imitima yacu kugira ngo yumve. Kingura amatwi y'imitima yacu kugira ngo yumve, kandi yumve icyo Imana iri kuvuga, yumve ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bavuga, yumve ibintu bitandukanye n'ibyo isi iri kuvuga, ahubwo twumve icyo Imana irimo iravuga muri Kristo Yesu. Dushyire mu mwanya ukwiriye. Aya masengesho y'umunsi, amasengesho yo guhindura icyerekezo. Ahantu Imana itavugira ntitukahabe, ahantu Imana idakorera ntitukahabe, inzira Imana itanyuramo ntitukazinyuremo. Hindura ubuzima bwacu Mana, dushyira ahantu twumva udukonekite n'ijuru, dushyira ahantu hari umurongo wumvikana n'Imana, dutandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose gituma tutumva Imana. Bibiliya ngo nibumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ngayo amahame y'ijuru. Nibemera bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Izarya abafite amafaranga, izarya abubatse ama etaje, izarya abize, izarya abatarize, izarya abanini n'abananutse, izarya abarebare n'abagufi, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Abaga kumva ntibumvire inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko Pawulo yandikira Abaroma yaravuze ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Mana ihabwe icyubahiro. Iri jambo riherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Twe kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'ijambo. Abantu bihanganira ingaruka z'umuhamagaro kandi bagira imbaraga ziremerera ibihe, kuko ari byo Imana ishaka muri Kristo Yesu. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira ko ubikoze gutyo. Ababyeyi bakuvugirije impundu ko ubikoze gutyo. Reka dukomere Imana amashyi menshi.